ibaza uri umukinnyi w'icyamamare ukunzwe kandi ukinira n'ikipe nziza nka Arsenal, ariko abantu bagatangira kugutera utwatsi baguhatira guhindura umuntu ukunda. Ese wakomeza ukamukunda cyangwa wakumva ibyo abafana bakubwira? Iyi si inkuru y'urukundo isanzwe, ni inkuru y'urukundo rwageragejwe n'isi yose. Declan Rice ukinira Arsenal ni umwe mu bakinnyi bafite inkuru y'urukundo idasanzwe. Uyu munsi reka ibyo mu kibuga tubirenze amaso, ahubwo dufungure page benshi batajya bavugaho, urukundo rwa Declan Rice tuzi muri Arsenal. Rice na Lauren Fryer ntibahuriye mu buzima bwo kwamamara, ahubwo ibyabo byatangiriye kera cyane Rice ataraba n'icyamamare tuzi uyu munsi. Bahuriye ku ishuri bakiri bato, icyo gihe bari bafite imyaka igera ku 17 y'amavuko gusa. Urukundo rwabo rwatangiye mbere ya byose, rwatangiye mbere y'amafaranga, mbere y'izina rinini na mbere y'igitutu cy'abafana. Barakuranye kandi barakundanaga kugeza ubwo mu 2022 Rice n'uyu mugore we Lauren Fryer bibarutse umwana wabo witwa Jude. Ku rundi ruhande rero Rice ubuzima bwe bwatangiye guhinduka ubwo yatangiraga kumenyekana cyane mu mupira wa football. Isi yose itangira kureba ku buzima bwe bwite, ibyo byabaye nk'ibituritse gisasu. Abantu batangira kumuvugaho no kumugereranya n'umukunzi we bamunenga. Mu 2023 kugeza mu 2024 ibintu byarahindutse. Ibintu bihinduka bibi cyane. Lauren Fryer umukunzi wa Rice yatangiye kwibasirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Abantu batangiye kumusebya bitewe n'uko ateye n'ingano ye, bamubwira amagambo akomeretsa kandi yuje ubugome ndetse n'urwango. Bamubwiraga ko Rice agize neza yamureka akishakira undi mukunzi. Ibyo byarakomeje kugeza aho uyu mugore yemeye gusiba amafoto ye yose ku rukuta rwe rwa Instagram, ahitamo kwitandukanya n'imbuga nkoranyambaga ubuziraherezo. Ibitekerezo abantu rero batanga ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane si amagambo gusa, ahubwo ni ibintu bigira ingaruka ku marangamutima y'umuntu, ku cyizere ubwe yifitiye no ku buzima bwe bwa buri munsi. Abantu benshi bibagirwa ko buri nyuma ya posti haba hari umuntu, kandi ko buri nyuma ya comment hari umutima w'umuntu ushobora kubabara. Ibi bihe rero byamubereye bidasanzwe, kumvaga bwa ibitero n'abantu atazi kandi nta cyaha cyangwa se ikosa runaka yaba yarabakoreye. Dore ko ubundi uyu mugore adakunda no kwigaragaza cyane mu buzima bwe bujye ku karubanda. Kumva rero abantu bamwinjirira gutyo, bamusebya, bamutukuka bitewe n'ingano y'umubiri we cyangwa n'imiterere ye, byaramubabazaga cyane bikamutera agahinda. Ibyo byarakomeje bigezaho Declan Rice ubwo abivugaho yanga guceceka, avuga amagambo akomeye cyane kandi yuzuye mu rukundo. Yaravuze ati, niwe rukundo rw'ubuzima bwanjye kandi ntabwo nzigera musimbuza. Ibi si amagambo gusa, kuko ni icyemezo gikomeye cyane nyuma y'uko isi yose imuhatiye guhindura uwo akunda, imupimira ku bwamamara afite. We yahisemo urukundo, yahisemo gukunda uwo yahisemo kuva kera. Iyi nkuru rero irenze loving story abantu bose bazi, kuko itwigisha ibintu bitatu bikomeye kandi by'ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ikintu cya mbere iyi nkuru itwigisha nuko isi tubayemo iguha agaciro igendeye ku byirebesha amaso gusa, ireba uko ugaragara, amafaranga ufite n'ubwamamare ufite. N'igitekereza ko uri we wa nyawe ibitekerezo kabiri. Ikintu cya kabiri rero nuko kwamamara bizana igiciro gikomeye ku buzima bw'umuntu, kuko ubuzima bwe bwose bujya ku karubanda bikarangira n'umuryango we ubigendeyemo. Ikintu cya gatatu rero nuko urukundo rwa nyarwo rudahindurwa n'ibihe. Niruhinduka iyo ifaranga rije, niruhinduka iyo abantu babateyeho induru, kandi nanone ntirujya ruhinduka niyo abantu bose babasuzugura. Urukundo rushobora guhinduka iyo imitima nayo yahisemo guhinduka. Uyu munsi Rice na Lauren Fryer bakomeje ubuzima bwabo, bafite umwana,
bafite urwibutso rudasanzwe ndetse n'urukundo rutajegajega. Nubwo isi yabavugaga, bo bahisemo kwitera umugongo barinda urukundo rwabo. Wowe se, isi yose igusabye guhindura uwo ukunda, wahitamo urukundo cyangwa wahitamo amagambo no gukurikiza ibyo bo bashaka kurushaho ibyo ushaka n'ibyo ushyize imbere? Niba iyi nkuru igukoze ku mutima rero, subscribe utazacikanwa n'izitaha.